kusobanura ibisa n'abahanuzi amareka asubira ijambo ry'Imana ariko babe bakabiri ibice binini 38 abami bakabiri ibice binini 38 pashi 335 sezerano rya kera kugira ngo twihute. Abatarahagera ijambo riravuze ngo bukeye Elisa asubira i Gilugari. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho bo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu we ati shyira inkono ivuga ku ziko utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga awusoromaho, intangara areka umwenda we awuzuzamo, araza azitekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi. Bahishije barurira abagabo ngo barye bakirya izo mboga, baravuga bati yewe muntu w'Imana mu nkono harimo ubworozi. Ntibarushya baziryaho, aravuga ati nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Amen. Imigani ibice 12 umurongo wa 3. Imigani paji 623 n'ubundi muri iryo sezerano rya kera 12:3 ijambo riravuze ngo ntawe ukomezwa no gukora ibibi kandi umuzimu w'ikiranuzi ntuzarandurwa. Mwakiremeza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Nazana ijambo rikaba Imana ibyiziye. Amen. Amen. Nazana ijambo rivuga ngo Imana ibyiziyemo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo rikomeye. Mutwe w'amagambo dusomye mu Bibiliya avuga ngo Elisa akiza imboga uburozi. Hama rero iki gihe Elisa arimo asubira i Gilugari, hari icyari kimuteye gusubirayo. Imana ishimwe. Nituvuge Elisa cyane twite kuri Yesu ugarutse iwacu akagaruka hano ku Kimironko bitewe na gahunda imuzanye, ariko aragarutse kuko hari igihe Yesu ajya ahantu agakora n'ibindi bigasigara kugira ngo azabanze areke bibeho yongera agaruka yeshe agacira izina rye. Ni ku ijambo riri kuvuga ngo Uwiteka ajya abyemera ko bitugeraho ariko ntayeshe agacira izina rye. Ibyacu byatukwa bakaryangiza ariko izina rya Yesu, haleluya, niyongera rihesha agaciro kuko igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abantu b'Imana n'abana b'Imana bamenyekane. Imana ishimwe. Dusoma ijambo Elisa yabwiye abahanuzi
twicare